ifoto Gerard yashyizeho kuri thumbnail aravuga ati noneho Jose yaguze kadastre baza yaratumye n'umuntu udafite iyo yerekera guhamagara ati nyamuneka n'abantu ariko ubundi nta bantu bari kuguhamagara bakubwira wadufashije warekera Jose mpereza amafaranga yishyurira inzu ngiye kurira ndaburaye ngiye kurira ibintu Gerard yankoreye yaranyemeje izajya inyuranye imigambi y'icakura kugira ngo idasohoza imigambi mibi yazo nimba Imana inkunda izajya inyuranye amaboko inyuranye ibihe icyo yateguye kungeza kabone niyo bakirwanya ishuri ibihumbi nzakigeraho wegeze wumva Pastor Theogene umwana wasabiriza ntazanasabiriza kuko yakoze ibikenewe mayibobo abanywara umogi bari kurwana kujya gushyingura umubiri wiwe kuvugwa neza biruta ifeza n'izahabu nge nzakugirira neza unyishyure cyangwa ntunyishyure cyane biba byiza iyo ugiriye neza umuntu udateganya ko yakwishyura iyo neza wagize ute wamugiriye. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro, tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi, twizere ko aho muherereye mwese muri amahoro kandi mushima Imana muri gukora itorero. Hanyuma kandi ko abantu musanzwe mudukurikirana kandi munadukunda, twizere ko mumeze neza. Niba utameze neza inshuro nyinshi dukunda kuvuga ngo humura mwijuru Imana ibasha kuturengera no kudutabara. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba utameze neza mu buzima busanzwe, uraseka iki mu kiganiro mugani wa kenisi kware wote uraseka iki mu makuru uraseka iki mu makuru uraseka iki mu introduction arakanu narayinekereje interrogation sivora kandi koko ugiye guseba interrogation sivora interrogation ore y'amaboko se gutabara vora y'imodoka oya yitwa gute mu gifaransa Tregisio interrogation inka ni icyo nyine. Okay voilà en tout cas hanyuma sobanurira Jose kakana kizongera kukwibeshya. Introduction ni ikintu icyo ari cyo cyose baheraho bagiye gukora ikintu runaka itangiriro kandi ko urumva twahora twama dukora ibintu ariko je ntazana bagani sasa wagira ngo muharamo bitanye introduction no kuvuga ngo ni vora niko nahora na Yesu ngo twafashe vora twagiye ariko rwose fata vora no hari umuntu yamambwira ngo nzaje ngo yagiye muri sauna kamangira sauna yagiye kurya ni muri restaurant kamasange wacu murenge ari kure tuza we kandi koko. Hanyuma reka tubwire abakunzi bacu badukunda kuri Joseph TV, tubabwire ngo ni mukomere kandi mwongere mukomere. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri chaîne zacu, nizere ko bamaze gukora subscribe. Dushimira abantu bakunda gukanda kwa kariya kazogera. Tubabwire ngo mwubaho, Imana ibaho umugisha, muri ku mutima. ushimiye nanjye nabakiriye mu rugo rwanjye. Hanyuma murabizi ko kuri mikoro muri kumwe na Zakaria cyangwa Bicyahe, inyuma ya kamera tuba turi kumwe na Edizo. Hanyuma uyu munsi wa none imbere ya kamera ni cyamamare ejuru. Ariko nanone wenda tutarakomeza, wenda nshimire n'abantu bakomeje gutera comment ko inyuma ya kamera mfite akavuyo.
baba bari kuntera motivation yo gukomeza akavuyo kanjye kugira ngo kunyishyuza mirinda ndebe ko katera imbere mirinda zikiyongera pe ahubwo wowe watumye baducishamo ijisho ko wowe gusaba akaji gatoya njye nsaba kinini gusaba akaji gatoya kimwe cyitwa harya ngo iki barokore wari wararenganye hanyuma imbere ya kamera turi kumwe na Jose musanzwe mumenyereye kuri kamera kandi mbibutsa yuko uyu mwanya turi kuri Josepha TV show nayo tujye tuyishyiraho cyane hari abandika Josepha TV gusa hakaza undi mu Joseph bakakora subscribe nta cyari tumufitiye ariko kuko uba wateguye kuyiha njyewe ni Josepha TV show kugira ngo bajye utabona uyu muntu kuri net ufite ikibazo cyo kunanuka cyane ukabyibonera cyo kunanuka cyane kandi koko utarahaga ibiryo utari wahaga ibiryo ugikeneye kunywa agashusho tuzawe arigawe hanyuma Jose uyu munsi rero turi kumwe nawe imbere ya kamera ntabwo twari tumaze iminsi tutakubona hariya tumaze iminsi ngaha oya ni Miki mbere ya byose ariko wambaye neza thank you waza kuri iyi minsi ibintu bisa oya ni ibisanzwe abantu baze muri comment batubwire niba Jose yambaye neza ugenda bivuze ko wambaye neza ubundi hari umuntu umwe w'umumama muri iki gihugu nzi ukunda kwambara neza cyane ugaragara kuri kamera Jose nawe yaje mu myambarire ugiye kuba wa kabiri ubwo abamuzi baramuzi ntawe mvuze ariko nizere ko tutamwiganye ntabwo wiganye nawe uri ku byawe nyine kuri style zawe byanjye ndi kumenyana n'ibyanjye hanyuma Jose twagusuye mu rugo yego murakoze ku ibobo nziza cyane ku turenete hejuru ku madirede hejuru mu ntebe nziza cyane Imana ishimwe ababibona ngira ngo barabona ko ibintu ari sawa byose tubikesha Imana hanyuma turagira ngo tundi kuri seriye ive mu kiganiro wikoresha oya ntabwo byoryoha abantu benshi bagukunda rero guseka iyo barakaye babaye hari umwana wansekeje ukuntu ngo yakoranye na Gerard ikiganiro ngo akajya mubwira ngo ngaho seka byo ngo bari kumufotora nyine ya foto yo kuza gushyira impande y'ikiganiro ngo umwana ngo umwana yababwira ngo seka mwana umva nyine ari umwana wibabariye uhekenye iryinyo tihangana useke baze turabona turebe ko twabura ifoto yo kuri thumbnail arategereza ukoze wabishyize kuri kamera runa wasetse koko ngo yarashonje cyane muri cyakoze ndabaye kubona ibyo uri kubera ababyeyi n'ibintu uri gukora reka mbanze nsuhuze abantu bankunda ndasuhuza Edizo inyuma ya kamera Imana imuhe umugisha kubw'ubwitange akomeza kutwereka abwanda wakiriye ndasuhuza bicyahemo mwaturutse ahantu kure kuri mukomeje kunyereka ko muri abavandimwe beza ndabakunda cyane ndasuhuza abanyamurenge abasita abagenzi banje noneho ngasuhuza n'abanyamurenge bose muri rusange abahiga abanyabyinshi abitira ndabasuhuza bantu b'iwacu ndabakunda cyane cyane ndabaramukije ndasuhuza abarundi Bujumbura ndabaramukije cyane ndasuhuza abakongomani jambo niwe nawapenda sana na kuna nzi karigo rurimi nziwe kurusha izindi zose unabakwenda sana hari ukuntu nshaka kubivuga na wasalimia nyi wote munanipenda sana bivuze ngo ndabasuhuje mwebwe mwese mu nkunda
abakongomani ndabasuhuje abantu wese wumva ikirimi cyanjye cy'ikinyarwanda uri ku isi yose, Aziya, Australia, Belgique, ahantu hose, Kenya, Tanzania, Mozambique, mafite abakunzi, ndabasuhuje aho muherereye hose. Imana iduhane umugisha. Ndabashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, ndabashimira uburyo ki mukomeza kubana nanjye, munkorera subscribe, comment nziza zinyubaka, mumbwira ko mushyigikiye. Imana ibaha umugisha cyane. Ndasuhuza abanyarwanda, ndasuhuza abantu b'iwacu mu Bugarama, Icyangugu, Kamembe, Bugarama, Gishoma, Nyakabuye, hose ndabasuhuza, igihe cye ndabasuhuza. Imana ikomeze kubana namwe. Educatinga kwanza. Imana ibaha umugisha cyane. Nkuko nabibabwiye rwose ntabwo nzabatenguha. Nkomeje kubazanira ibintu byiza cyane cyane ijambo ry'Imana kuko ari byo byatugize abo turi. Yego murakoze. Jose, ubundi utagisuhuza abagande nuko nta kiganiro, ariko mfite abantu bagera kuri 2-3 b'inshuti zanjye ariko bumva ikinyarwanda nta kiganda nzi. Uyu umwe yitwa Mutoni, ndamusuhuje. Undi yitwa Esperance w'umunyamurenge, ndamusuhuje. Pardon. Undi ntabwo muzi, ni umupasitori, nawe ndamusuhuje. Ndabafite iyo bagande b'inshuti zanjye. Hanyuma hari abantu ubundi bari bazi yuko Jose atajya baseriye. Mbaseriye cyane. Muri comment nagiye nzibonamo tutari tuzi ko Jose ajya baseriye, akaba yavuga n'ijambo ry'Imana. Ubona abantu bakumenyereye mu bintu byo gusetsa, cyane cyane nk'iyo bakoze ibiganiro kwa Gerard. Ariko ejo bundi nabona bakubisa, narabakubise Jose na Gerard aratungurwa. Baseriye ndabizi njye. Hanyuma uyu munsi rero turi kumwe na Jose kandi twageze iwawe mu rugo. Hari abantu batazana tuyega. Ni Kabuga, hafi y'ikigo cyitwa Univision. Univision. Mbari wa Univision. Iyo uvuye muri gare ukomeza imbere gatoya, ngo ndi no kurangira abantu baza kundeba kenshi ngo tuganire, twomoka ibikomere byacu, kuko ibiganiro byacu byitwa mbwira ndakumva cyangwa karame ndakumva. Nguteze amatwi mbwira ndakumva. No mukanya nabona bari kuguhamagara ko gushaka. Iyo udenze muri gare urakomeza, noneho ugakata hano kuri station ugana ku bigega bya ESP. Naho ngaho hafi mw'uwo muhanda, hafi ya hoteli y'ababikira. Tuyaheza cyane. Kubera Imana yari yarutubwira hari ibintu by'akajagari. Hasa neza. Iminsi yashize mu kiganiro wakoze kwa Gerard warabuze ahantu ndi. None uyu munsi wenda tushyize kuri kamera, noneho barabibona. Hari ifoto Gerard yashyizeho kuri thumbnail. Aravuga ati noneho Jose yaguze kadastre. Baza yaratumye n'umuntu udafite iyo yerekera guhamagara ati nyamuneka n'abantu. Ariko ubundi nta bantu bari kuguhamagara bakubwira uti wadufashije. Warekera. Jose mpereza amafaranga, Jose mpereza amafaranga. Yishyurira inzu. Ngiye kurira. Ndaburaye. Ngiye kurira. Ibintu Jody yankoreye. Yaranyemeje. Yafashe kadastre nziza. Ariko nabifashe nk'ubuhanuzi bukomeye. Barabimbwira nkabura icyo mbahangayita mbwira Imana ngo wabikoze koko. Abantu nkajya mpita mbakandira akanyenyeri. Ariko harabagiye ubasha nyine guhanga mu bushobozi. Ashaka umuntu yakubwira ngo ntigihumbi ndaburaye ukakimwima. Ntabwo wakimwima pe. Kereka utagifite. N'Imana ntiyazakubabarira. Hanyuma wicaye mu ntebe nziza, ibintu wavuze byari ukuri. Twari twaravuze ko nyine ndi kutwiga. Ariko ari n'agatwika umuntu yaba yanateguye. Abateguye. Kiriya kiganiro cyakunzwe. Oya ntabwo nyantwika ngewe. Ariko ngira ngo abakunzi bacu badukurikirana barabibona ko wicaye mu ntebe yica umudayimoni. Iyi ntebe ubundi yica abazimu.
nibazezengere bamere nk'imyaka nka 20 batananyeganyega. Umunsi wa mbere wicara mu ntebe nk'iyi ngiyi wumvisha ugeze? Naragiye njya muri dushe andi amazi yo hejuru, ndoga maze koga ndisiga, nanjye ndazanye ryamamo, mfata kabibiriya ndasoma, kajya mvuga ngubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ariko kuririmba uzabire Ntabwo nanabikinisha, ntabwo ari ibintu byanjye. wakimukana abaririmbyi bose. Umva ntabwo abantu batongera kuririmba. Uraza usoma bibiliya uravuga uti Mana warakoze. Ni ukuri. Njye nageze hano rwose mbona ibintu Jose yavuze ukashituka. Umuntu yinjira yikandagira reba intebe, reba firigo, nga harimo n'agakonje bandaze. Ahubwo se kuki ukora ikiganiro utaho ijini ryarapfuye? Edizo nzanirasha bo tubishimiye Imana ihabwe icyubahiro. kandi duhita dusoma ijambo bicyahe riri muri Yesaya ibice 26. Akoreka tubanze dusenge. Nibyo byiza. Turagushimiye mwami wacu, turaguhimbaje, dushimye neza n'urukundo rwawe, dushimye kugira neza kwawe. Mana wabanye natwe, waraturinze, waraturengeye. Data naciye mu bikomeye byinshi ariko ntago wemeye ko bimira bunguri. Uwiteka intambwe zanjye warazirinze, wandindiye abana, wandindiye urugo, wandindiye umutware, wandindiye mwami aba bagenzi banjye dukorana. Mwami bicyahe na Edizo warabarinze nushimwe, warinze inshuti zanjye. Mana amatwi yanjye wayarinze kumva inkuru mbi. Mwami abarwayi abo utakijije wakomeje kubarindira mu burwayi bwabo. Mana nushimwe ko warinze igihugu cy'u Rwanda. Mana nuhabwe icyubahiro. Yesu tugushimiye imirimo n'ibitangaza ugenda udukorera. Yesu nushimwe. Aya masaha nyagora ku ngoma ndi imbere y'ubwiza bwawe, mweretse abarwayi ngwino ubakize, mweretse abababaye, abari kumpamagara basaba ubufasha. Mwami ndashoboye ibibazo byabo mbagutumyeho. Ugenda uriya mu mama wabuza yo kwishyura inzu umwishyurire, uriya yabuza yo kwishyurira umwana kwishura umwishyurire, bariya bose bari kumpamagara barwaye. Mana ubakemurire ibibazo byabo. Ngewe ntacyo nabikoraho Mana, ndi umuntu ntago namenye ibyabafasha, nanjye ubwanjye sinamenye ibyamfasha. Ariko tukwizeye nk'Imana ikomeye, ntabaritwe muri iki kiganiro tukubanje imbere. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero bicyahe niwiringira Uwiteka iminsi yawe yo kubaho nta na rimwe izigera ukorwa n'isoni. Hari ijambo nabonye Pastor Mpyisi ari kuvuga ngo mbese tuzajyanayo ko njyewe ngiye kujyayo. Uzi gukorera Imana ukagera ku rwego rwo kumva ko ufite ubwenegihugu bw'ijuru. Yabaye nka Pawulo. Pawulo niwe wigeze yandikira Timoteyo aramubwira ngo kuko ubu ngubu umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, avuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Bivuga ngo iyo narangije urugendo igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Ariko arenga ijambo rabanga ariko sinyengiye nyine n'abantu babashije kumwizera bakamwiringira. Urumva ko hari ukuntu umuntu yihamya bitewe n'uko aba ari kwiyumva no kwizera afite. Pawulo nawe yageze ku rwego yihamya. Zakari ndashaka gukorera Imana kugera ku rwego numva yuko nta bintu ngifite gutinya. Hari nk'abantu bari kumpamagara bambwira Jose kubera icyo ufata abantu ukabafashiriza iwawe mu rugo, abantu bazagutwara umugabo w'ibintu nk'ibyo. Ntabwo bibaho. Nimba Imana yaravuze ko njyewe niyo mukiza Josepha n'umutware wanjye Bobo tuzahambana, nta rundi rupfu ruhari uretse urupfu rwo kujya mu gitaka ruhari kuza ngo runtware umugabo wanjye. Ntibishoboka. Nimba kuvuga ngo nguraza ngo utenge imiti mu nzu, nguraza ngo ngunyangize, umva nkubwire njyewe narozwe inshuro 6 nigira itamikano nkarogwa inshuro 6 nkabiruka. Njye masenge yantwikiye mu nzu mfite amezi 2 sinapfa.
nariye ibirozi by'ubutamikano mfite amezi 2 amvuna akaboko angira umukobwa w'amaboko atareshya sinapfa mbyara abana beza bazima mbona umugabo mwiza ufite amaboko areshya nta na kimwe umwana w'umuntu yakora ngo umugambi w'Imana ureke gusohora kuri wowe. Ari ikintu uvuze ngira ngo hari ngiye n'ubwa mbere ntumvishe amatwi yanjye n'ubusanzwe ntabwo narinzi impamvu y'ako kaboko. Yego ako kaboko kawe narinzi ko wakavukanye atari uko oya narinzi ko ari imbasa warwaye. oya nafite mfite amaboko 2 meza umubyeyi araza umubyeyi nawe byavukana na data ajomba urwara icyo bita gutebeza. Simbizi icyo bisobanura njya numva babyita ngo ni ugutebeza umwana. Okay. N'abamukiniye urubavu bagakindura. Urumva ibyo sinapfa acana inzu ya shitingi wacu twabagamo iraka sogokura bikora ariko umureba aragenda nkuramo sinapfa. Umuntu ampa igituntu turi abana 6 iwacu abatazi igituntu ubwo ni uburozi bw'igituntu bw'ubutamikano ndokokamo abandi barapfa bavandimwe banjye ndokokamo ndamagufwa ndakiruka ndakira ubu mbyayako 3 umasenge mbonye isoni z'amwica cyama ngabagira se telefone ajya bibona ariho ajya bibona ntago napfuye ngewe ndacyahari ndababwira bari kumamagara nkabwira ati none ubwo ngubwo bibaye gutyo ninde twagirira neza nimba utakingurira umuntu wawe ngo umugaburire umusasira rya nijoro rimwe ngo uri gutinya akagutwara umugabo arakwibye ninde ubwo wagirira neza wabaho nta muntu wagirira wabaho nta muntu ufite mu buzima bwawe bica nge nzakugirira neza iminsi yose tuzabana numpemukira n'umugayo wawe ntago ari umugayo wanjye ngewe nzakubwiza ukuri Edizo iminsi yose tuzabana numbeshya n'umugayo wawe si umugayo wanjye nzakugaburira iminsi yose tuzabana niwanga kungaburira shonje n'umugayo wawe si umugayo wanjye wamenye umuntu mwiza gute ubundi wamubwirwa n'iki ngo njye mbanza ngo nsengere ngo ko bicyahe gatari umuntu mubi njye mfite umwanya wo gusengera bicyahe ngo umuntu ndebe ko atari umuntu mubi ubu so umwanya wabona ko ni ibiryo ugaburira uryo utahe umeze neza ujye byibuze nkubera isomo uziko ubushize navuze ngo dukwiye gukizwa tugakirizwa n'abandi hamwe umuntu avuga ati Jose arakijijwe pe ahubwo umuntu yaguhemukiye we wamugirira neza cyane nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde n'abanzi banyu twebwe dufite iki cyo kwireguza urashyira ubwenge bwinshi mu by'Imana gute indirimbo ikavuga ngo njye ndinjije sinamenye byamfasha ariko kimwe cyo nzi ko inkunda nimba Imana inkunda izajya inyuranya imigambi y'icakura kugira ngo idasohoza imigambi mibi yazo. Nimba Imana inkunda izajya inyuranya amaboko inyuranye ibihe icyo yateguye kungeza kabone niyo bakirwanya ishuri 1000 nzakigeraho nzakigeraho uko byamera kose ntabwo waziye umugambi w'Imana ariko umuntu ntibibaho nimba ukijijwe neza njye ikintu nkontaho neza ni ugukizwa neza. Imana yaza kugusura mu gihugu cy'umutima wawe igasanga nta muntu w'abandi wikoreye igasanga nta mugabo w'abandi wigeze urya utwe igasanga nta rugo rw'abandi wasenye igasanga nta bana watumye bareka kwiga bawe bari kwiga. Haleluya. Igasanga wacumbikiye abameneshejwe igasanga waragaburiye abashonje. Imana n'indege uzazitunga muri iki gihugu. Abantu babazi ko ibyo uri gukora wenda ari uko wabonye ibya mirenge cyangwa se wabihaze wabuzabimena. Nje umugabo wanjye yigeze kujya mbwira ati mugabo wanjye ko waya umufuko w'umuceri ni gutushira mu byumweru 2. Urabona ubuzima biba bimeze gute? Ariko njyewe nta na rimwe nigeze mbona igihombo cyo kugira neza. Nyakwigendera Pastor Theogene yaratunze abana 28 mu rugo rwe. Mufuko w'umuceri ugomba kurarushize. Umuceri mu minsi 2 bakunguse. Babaga bakunguse. Bakongera bagafata undi kawunga bakunguse kandi bo basore bafite imbaraga. Wegeze wumva Pastor Theogene umwana wasabiriza ntazanasabiriza. Kirazira. Ntazanasabiriza kuko yakoze ibikenewe. Ngaba dayimoni bararwanira ku mibiri yacu. Ni gute dayimoni yaza kurwanira ku mubiri wa Pastor Theogene wakoze imirimo myiza abantu bari kumuvuga neza?
abasilamu bari kurwana bajya kumushyingura, abakatolike mayibobo, abanywa rumogi bari kurwana kujya gushyingura umubiri wiwe. Kuvugwa neza biruta ifeza n'izahabu. Nge nzakugirira neza unyishyure cyangwa ntunyishyure. Cyane biba byiza iyo ugiriye neza umuntu udateganya ko yakwishyura iyo neza wagize ute wamugiriye. Ubundi ngugira neza ukayisanga imbere. Bashize twaravuze ngo buryo icyo umuntu abibye icyo asara. Ikindi na message naha abantu, nimba ugize amahirwe yo kugira intambwe utera, byibuze gira umuntu ukurura umukandagize ikirenge kimwe, aho ushinguye uhamukandagiza. Ntukikubireho ibintu, ube kameramani, ube umunyamakuru, ubwirize ibintu byose ubyikururireho. N'ubu ushinze iduka wimanurira imizigo utwaza abakiriya, kiriya ntabwo ibyo bintu ari byo. Why not utafata umuntu ngo nawe byibura ugaragaze ko hari icyo ugaragariza umuntu ko hari icyo wamumariye. Ubundi abantu bakagombye kubaho babereyeho abandi, ntabwo bakagombye kubaho bayeho ku bwawe gusa, ahubwo bakagombye kubaho ufite n'abandi bantu bereye. Mu Imana ndi mu nzu y'ikara, fatera kiwanje mukoropesha ikara, njuke mvunike ngorope. Wazanye kakana ko mu cyaro mwari muturanye uzi neza ko iwabo barara batariye, kacyo mukabana nako kakarya ku muceri n'akawunga kakimerera neza, ukagafasha gukoropa iryo kara ukagaha ku mafaranga kakagavura kakamera neza. Ariko hari n'uwo bagavura igiceri cy'ijana karara kwirukanye neza ngo kiri hehe. Kandi uzaguma imibereho y'umukozi nuko yakavuye etizo wimvangira, uzaguma nicyo giceri cyawe ntabwo uzigera ukira. Ngewe sheri iyo twabonaga nk'ibihumbi 20 cyangwa 30, ubundi kuntu nteye ngewe wasangaga 5 sahariya. Na n'uyu munsi musaza wanjye Jeremy yabikubwira, hari nk'igihe twabaga turimo gukora isuku tugasanga nk'ibihumbi nka 6 mu nzu tutazi bimaze imyaka na myanya munsi y'umukeka. Munsi y'umukeka umupapa umwe narabimubwiye, ndabwira ati se ko nandarika amafaranga, ko ntazi gucunga amafaranga neza. Arambwira ngo nzakira. Mu by'ukuri abantu benshi usanga batazi kugira neza, kandi ntekereza yuko nta muntu ugira neza utazigera abisanga imbere. Baravuze ngo abiringiye Uwiteka nta kintu bajya bakena. Ngewe ntabwo nareka gukora neza ngo ni ukubera ngo gutinya. Noneho iyo nibutse ko muri Bibiliya harimo ijambo ngo ntutinye inshuro 330 ingahe, ntabwo ngewe natinya ngo gukora neza. Oya, nimugire neza mwigendere muzabona Imana. Ugiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana, tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 63 umurongo waho wa 7. Reka bicyaha dufashe adusomere mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 63 umurongo waho wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye. Nzajya mvuga ineza. Yego. Neza nishimwe rye. Nzajya mvuga amashimwe y'iby'Imana ikora. Hari abantu Imana igirira neza ugasanga ntibashaka kubivuga, ntibashaka kubigaragaza, bagahora barira batanyurwa. Mu by'ukuri nk'uko umwana wawe yakubwiye ngo urakoze wumva amarangamutima agufasha, n'Imana nayo tuyishimiye ni kwimera. Ntukavuge ngo ese ngo ningaragaza ngo ko byagenze gutya, ngo nkajya mu rusengero nkavuga ngo Mana hari abarokore nani Zakari basigaye batinya gushima ngo barabagirira amashyari ngo baramenya ibyo bagezeho. Imana ibyo kurya byayo ni amashimwe. Imana ibyo kurya byayo ni ukuyihimbaza. Nta kindi kintu dufite cyo kuyikorera, nta kindi kintu Imana ntiteka. Imana ntijya muri alimentation ngo igura umugati n'amata, no. Imana iyo uyibwiye ngo urakoze yumva inezerewe, irahaga amashimwe, ubuhamya bw'ibyo yadukoreye, ukanezerwa
ukanezezwa ukabwira abandi ko ari Imana ishobora byose. Ngewe nkunda gufata ibintu Imana yankoreye nkabishyiramo imbaraga cyane. Ubushize nagize isomo Zakari, hari ngewe ibintu byose bimbayeho mu buzima bwanjye binkundisha Imana kandi bigatuma mbitekerezaho. Umuntu yarampamagaye ari kwa kabiri wo muri Amerika, arambwira ngo Jose, kuwa gatanu saa 9 z'ijoro nzaguha $100. Umva Zakari, buri saa 9 narakangukaga nkarebaho, ukumva. Ariko kandi nzi neza ko iyo umuntu abyutse saa 9 agasenga hari igitangaza kijya kiba. Saa 9 yaragiye yimarika mu mutwe wanjye ku buryo saa 9 zigera nkibuka kuvugisha wa muntu. Saa 9 we yarambwiye ati mbona umwanya saa 9 z'ijoro, niho iyo mwebwe ari nijoro saa 9 ngewe niho mbavuye mu kazi, niho mbonye umwanya. Ikindi kintu Zakari, aka kanya ejo nkubwiye ngo ejo duhurire Nyabugogo saa 3 za mu gitondo nguhereze $500. Zakari wahagera saa 12. Ndabwira se uzaho ko naharara waharara. Ariko ikintu kijya kimbabaza, ugasanga isaha yo guhuriraho n'Imana ngo uyibwire agahinda kawe, ukiringira umuntu kurenza uko wakiringira Imana. Isaha Yesu yapfiriyeho akavuga ngo byose birarangiye. Ubukene burarangiye, gutotezwa birarangiye, gukodesha birarangiye, kuyipfukamamo ngo uyisenge mu Imana bikunani, ahubwo uyivugemo amateshwa, ujye kuyisambanamo, ujye kuyibeshyamo, ujye kuyibamo. Ako kantu kambereye isomo cyane. Ni gute ngewe iyo senze saa 9 buri gihe mbona igitangaza, ariko nkabyuka sinsenge. Nari maze n'igihe ntarisenga iyo saha, ariko nkabyuka ndi kujya kuvugana n'umuntu wanyemereye iki $100. Yego, Imana rero irashaka ko hari ibintu muhuriraho wowe nayo, ukayishima mu tunini n'udutoya, ukayishima ku mwenda yakwambitse, ukayishima ku bw'uburame. Mu gitondo ukavuga ngo Mana urakoze. Ubushize naraje gutya ndi gutaha, mbona umugabo baramugonza ahita apfa. Mu gitondo nje kubareba ngo dukore ibiganiro, n'ubundi ejo bundi nza umukecuru n'ubundi baramugonga, urukweto rwiwe yambaye rwikubita umudarista wari untwaye mu mutwe. Natwe dushaka gukora impanuka. Ayo ni amashimwe. Wowe urinde, wowe uri iki? Abantu bakuvuga ngo nzashima Imana ngo nubatse kadasiteri nayiteretse hariya, ngo nzashima Imana ngo nubatse etaje nayigerekeranyije. Imana bene data irya amashimwe yacu, nuyibwira ngo Mana urakoze kubw'uko umpaye nanjye gukodesha inzu $100,000, Imana ubutaha none uzajya uyakira ari wowe bari gukodesha. Nuyibwira ngo Mana urakoze kubw'uyu mwenda $20,000 umpaye, ejo bundi zakwambika $200,000, kuko yarabibonye kunyurwa. Ariko nimba uhora uri nanjye se mama, ibintu nk'ibyo, nta kintu na kimwe Imana. Uzaguma kuri twa tuntu twawe. Nugura umufuko w'umuceri ukawumara wenyine, uzahora usonje, ntabwo uzigera urya ibiryo ngo ubisigaze. Uzahorana umururumba, uzahora upima umuceri ku gakombe, nusonga ubugari ukavuga ati mugira amazi makeya, ntabwo mucumbira igihugu, nta korari mufite hano. Uzahora wumva ko mudakwiye. Umva, sohora ibishaje ibishyashya byinjire, bireke babirye birangire. Ibiryo byahiye biba byataye garanti, bizana abantu babirye birangire. Imana iza n'ibindi. Iyo myambaro nubwo ufite ibitenge 3 haho mugenzi wawe kimwe, Imana ibone kukwambika ibindi. Ni gute wifuza ko Imana izakwambika superi utaratanze ziripendwa? Rero bene data, mujye mukorera Imana muyikunda, muyikundisha imitima yanyu yose, kuvuga Imana ku makamera no ku matute, mukamenyekana mu biterane mukabiteranisha, ariko nta mirimo myiza mufite yo gukiranuka ntaho bizatugeza. Yesu yazadushyira ibumoso bwiwe. Ariko nitugaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa, tugacumbikira ababuzaho abameneshejwe, tukizera ko Imana yacu ishoboye byose, tugasengeranira, ntitugiranira amashyari, tuzicara iburyo
bwa data. Ikindi, ibyaha bihari ngo tubikore, ariko wibuke gusaba imbabazi. Pawulo we ngiyo yavaga hano ateye intambwe akagera imbere, yaravuga ngo data nongeye kugusaba imbabazi, kubera ko kuva Kabuga ngera Kimironko birashoboka ko naba nakiraniwe, ariko se ko Zakari twateye urwenya buriya sinarengereye. Mwibuke gusenga musaba imbabazi. Ikintu gihagurutse Uwiteka ku ntebe ye ni umukiranutsi watuye akanwa kasenga cyangwa apfukamye asenga, n'umunyabyaha upfukamye asaba imbabazi. Umunyabyaha watuye asaba imbabazi, uwo muntu ahagurutse Uwiteka ku ntebe yiwe. Ndabakunda cyane rero, mujye mugira neza, ineza muzayisanga imbere. Ni byiza yuko uzi ikintu wumva ko ari umwuka uri kuguhata, kabone niyo hari nk'abantu bakunda kumbwira ati Jose ngira abantu benshi ufasha mu Rwanda, abantu umuryango wanjye ukanseka. No, ntibazaguseke. Wowe ufasha, wowe utanga ibyawe ufasha, uri kubika ibyawe aho ingese n'imungu bitagera. Ntago uzigera usonza, ntabwo abana bawe bazasonza. Wewe wishyurira umwana w'umukene igihembwe kimwe, ntago abana bawe bazabura kwiga. Wowe ukodeshereza umuntu ukwezi kumwe, ntabwo uzigera wambara ubusa. Komera kusezerano, ukomere kugukora ibyiza. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ndabakunda cyane, turagushimiye Mwami Imana, turaguhimbaje kuri Imana y'amahoro, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Nkweretse abarwayi abari mu Bubiligi, Mwami nkweretse abari mu bihugu bigiye bitandukanye barwaye, Mwami nkweretse abantu bamaze igihe kinini ku gisasiro cy'uburwayi, nkweretse abantu bagiye banamuka kubwo gukora neza bagahemukirwa. Ongera ubagarure mu rukundo rwabo nk'urwa mbere, wongere ubibutse neza yawe, bibuke ko kabone naho batabona ingororano mu isi, uzabaha ubugingo ukabambika ikamba ry'ubugingo. Kandi uzababwira ngo nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, mbuze uko ngira muramfasha. Ntabwo uzababwira ngo wasenze Karumeli n'ahandi n'imisozi itandukanye. Ntabwo ari uzagusomera. Bahe kugukundisha imitima yacu, tugukunde kandi tugukorere tugutinya. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.